Ni karibu mu rubanza. Tangira uvuga amazina yawe. Nitwa Mbonyicyambu Israel. Navukiye muri Kongo, Imurenge. Navukiye hano bita mu Ruhengeri. Ngibyo uri kurenzaho ntabwo bikenewe. Twakubajije amazina yonyine. Reka urubanza rutangire. Twakohereje mu isi ngo uvuge ubutumwa bwiza. Ariko wowe wabonye bidahagije, urangije ujya kwifatanya n'ab'isi, utangira kurwana, ujya kwiga imikino njyarugamba, karate. Nabikoze kenshi ahubwo. Hari ibyo twagutumye gukora. Iyo story rero ntangira ntangaza. Uribuka muri 2000, umbabare wenda kubivuga, muri 2017. Ntabyo nibuka. Kujya kwiga karate byakumariye iki? Mu by'ukuri ni byose. Ningukiyemo byose, nungukiyemo inshuti, nungukiyemo ubuzima bushya ntarimenyereye, nungukiyemo Paul yaravuze neza, aravuga ngo kwitoza mu by'umubiri ngo kugira umumaro muri bike, ngo ariko kwitoza k'umwuka kugira umumaro muri byose. Ko wabimenye byakumariye iki? Warabyirengagije. Ibyo bintu wagiyemo ntabwo twabyishimiye. Iyo papa umbyara yampesheje umugisha mu kintu, mama akampesha umugisha, abandi sindiba mbitekerezaho cyane. Ko numva umutima wawe nta cyaho gushinja. Byari siporo, nta kintu nari ndagushinja. Burya muri karate ntabwo bigisha ibintu bibi, bigisha discipline. Nubwo bigisha kurwana ariko bigisha discipline, itoza ke. Ariko igihe nayivuyemo ngiye muri cycle supérieure, nabivuyemo kubera ko numvaga nshaka kuba muri ministry. Ariko yari siporo, kuri njyewe ntabwo nari. Mbonyi, urubanza yarutsinze. Tugiye kukwambika ikamba ry'ubugingo. Ntabwo bishoboka. Biratangaje. Kubera icyo udashaka kwambara ikamba ry'ubugingo. Mfite ibitaramo ndi gutegura, mfite album nshyashya ndi gusoza. Gahunda rero mfite nyamukuru ni ugutarama, ndetse mfite na gahunda yo kwagura uyu murimo. Ngiye muri tournée muri Angleterre. Ngiye gukora ibitaramo biri hafi nka bitatu. Ubwo si ukubera gukunda amafaranga, Imana yaremye abantu bashyira ku isi ngo bororoke buzure isi. Icyaha ushinjwa ni uko ibyo ngibyo wabirenzeho ukanga gushaka umugore. Ntabwo bisekeje. Njyewe nkunda kwisekera ku bintu byose, niba wambaje ndaseka. Hano ntabwo bikenewe. Subiza. Kubera iki wanze gushaka? Iwacu rero kuhava biragoye, ntabwo naha. Urumva yari ingingo yakurengera? Ubutunzi bukomeye mba numva mfite uruta ubundi ni Kristo. Nukumenya Imana nicyo cyonyine mba mbona kindutira ibindi, kandi uko ndushaho cyane kumwegera ngenda mbona ndushaho kumumenya. Ibyo ntaho bihuriye. Kubera icyo utashatse? Paul yaravuze ngo ibintu byose turabyemerewe, ngo ariko byose ko bitugira umumaro. Ko njye ntabwo numva ko ari ngombwa. Siriti umukozi w'Imana. Ni byiza kurinda umurimo w'Imana kuruta. Koko nibyo. Kubera ko witaye ku murimo w'Imana gusa, urababariwe.